Iyi ni message iteye ubwoba cyane ku badivatiste b'umunsi wa karindwi kuri kalendari y'Abanyayisirayeli kwa Jericho. Ukaba nanone umunsi udasanzwe ku bakoresha kalendari ya Roma aribo basenga ku wa karindwi, ubwo ni dimashi cyangwa se rendi, bivanye n'uko umuntu yizera. Hano rero ngiye kuvugamo ibintu bitatu. Ndavugamo umwami Dawidi, mvugemo abadivatiste, mvugemo n'abakristo, intambara idasanzwe izaduka mu mezi ari imbere. Ntabwo navuga mu myaka cyangwa mu kazoza, oya, mu mezi ari imbere. Umwami Dawidi ugiye kwima ingoma muri iki gihugu, umunsi wa gatandatu w'abadivatiste hazaba intambara yo kuwukuraho. Ibi nkubwira n'ubuhanuzi, wabwandika, waba ufite muri ibika cyane mu mutwe ku buryo utibagirwa, waba ufite rikode, wazareba iki kiganiro. Ibintu ngiye kuvugamo hano ni ubuhanuzi ariko bukomeye, uteye ubwoba. Idini cyangwa se ishengero zose zo mu Burundi, abanyamadini bazarwanya umwami Dawidi kuva ku gitsisiro, kuva ku nzara ukagera ku musatsi. Dawidi bazamurwanya, bamurwanye, bamuhige, bamusengere nabi, bamuhagurukire, bamuhigisha inkoho, bamuhigisha amahera, bamuhigisha amasengesho. Abanyamadini muri Pentekote bazamuhiga, abadivatiste bazamuhiga. Nta dini na rimwe rizasigara uretse umuntu watahuye niwe utazahiga uyu mwami Dawidi, kandi agiye kwima ingoma. Nagira ngo mbateguze kandi mbamenyeshe ijwi ry'Imana, mutagwa mu maboko y'umwanzi Satani cyangwa mu mporera cyangwa mu kayombekere k'abadayimoni. Kubera ko umwami Dawidi agiye kwima ingoma, abanyamadini bamwe azabakura ku ibere, abakumukenke, abakure ku bigira 10 n'amashikanwa. Ntabwo bashobora kumukunda. Azazana umurongo mushya mu by'amadini, kandi uyu murongo abanyamadini niba byiteguye, bazi ko twavangiwe, twayobye, bazi ko twebwe turi inyuma y'ishengero, tutari mu ishengero mo imbere. Niyo mpamvu umwuka muba azabatera, bose bisange biroturuve bari kubamba umwana w'Imana. Narabibabwiye ko abo yagiriye neza, abo yagaburiye, abo yambitse, nibo bavuze ngo nabambwe, nabambwe, nabambwe. Tekereze neza agakiza kawe ejo utisanga uri kurwanya Imana, uzi kuri kurwanirira Imana. Abisiraheli baguye muri uwo mutego, bivutsa, biyambura umugisha n'amahirwe yose data yaratunyujije muri Kristo amutwoherereza. Rero Adventiste umunsi wa aba Pentecoste, donc Rome wita umunsi wa gatandatu, bo bakawita umunsi wa karindwi. Uyu munsi hazabaho impari zidasanzwe kuri uyu munsi, bashaka kuwuhindura. Abadive bamwe bazabyanga, abandi bazabyemera, ariko abenshi n'abazabyemera. Ni ukuvuga iyi mpari n'imburi bigiye kuba ni ibintu bigiye kujagaraza igihugu cyose muri kote y'abadivatiste. Abadivatiste b'umunsi wa karindwi. Kandi abadivatiste intambara yabo na Dawidi izajya public ahagaragara. Ubwo andi madini yo ari yasanzwe ntabwo tuyavuze. Ari yagira ukumva mu gihugu ngo dufitemo ngo riri mu Kirundo, rikaba ni Bujumbura, rikaba ni Muyinga. Bene ayo ngayo nyine agiye afite kubavutse vuba, atarakwira mu gihugu hose, ariko cyane harimo andi madini yakwiriye mu gihugu hose. Hano rero umwami Dawidi azagongana n'abadivatiste, bazaburana, bazafungwa, bazinjira mu mabohero na babandi bitwa abahamya.
abitwa abahamya nabo bazahura n'akaga gakomeye cyane, kubera ko muri iki gihugu abahamya nabo bazinjira muri iyo ntambara y'abadivantisite na Dawidi n'abahamya. Dawidi, ijambo abahamya n'abadivantisite bazakozanyaho. Dawidi ni umwami w'amahoro, ni ingoma y'amahoro, ni ukuri pe. Mugabo hari ibintu we azagerageza byitwa ishengerimo. Hari ibintu bizabaho bakavuga ngo dusenge ryari. Benshi bazisanga kuwa Mungu ariho batoye amatora azaba, kandi rwose azaba, amatora azaba. Bamwe bavuga ati abemera gusenga kuwa Mungu ni mutore, abemera gusenga samedi ni mutore. Abasilamu bo bazabakuraho mu Burundi, abasilamu rwose ku ngoma ya Dawidi, abamizirima bayi Haruna. Sinanabagarukaho, nigeze mbavugaho rimwe, abasilamu mu Buyenzi, Aziatike n'ahandi muzi hagiye higanje isilamu. Isilamu izava mu Burundi cyane. Isilamu izava mu Burundi, izayonga nk'isabune cyangwa umunyu. Sinzi uko bizagenda, ariko aba isilamu mu Burundi bazava burundu pi. Kandi ubwo harimo umuntu ugiye kumbwira ngo no muri Isiraheli bariho rwose, ariko ntibahozeho. Isiraheli gifite ikanguro kiri mu mubyuro, igifite intumwa n'abahanuzi. Ntabwo Isiraheli yigeze igira abamizirima mu gihugu cyayo. Rero n'ubu nabwo ibigiye gushika nuko abadivantisite bazaburana umunsi wa karindwi. Amerika izahaguruka, Ubwongereza buzahaguruka, Uburayi buzahaguruka, baburane, bafungwe, bakubitwe, bakubagurwe. Kandi abadivantisite benshi bazahitamo gusenga ku cyumweru cyangwa se dimashi. Bo babyita ngo ni ugusenga izuba, dimashi. Kandi koko usomye amateka, uriya munsi wo kuwa Mungu, Uburayi, Amerika n'ibindi bihugu bitandukanye, ariko Amerika ivutse vuba, batarasobanukirwa ibyitwa neje, urubura, bataramenya urubura icyo ari cyo. Habagaho ko abantu babona izuba rije, urubura rushizeho, hakaza igihe cy'izuba, bakizera ko izuba ari Imana. Igihe cyarageze isi ikagisenga izuba, ariko ntabwo abasenga kuwa Mungu basenga izuba. Ariko hari ikinyejana cyabayeho abantu bagasenga izuba. Ntabwo nje kwigisha amateka, ariko ibyo ndabyemera. No muri komenti abakuze badukurikiye barabizi, batanabizi bazabibaze, biremewe. Iyi ntambara rero izaba ikomeye, kuko abadivantisite benshi bazicwa, abandi bazafungwa, abandi bazasohoka igihugu, abandi bazahunga, ndetse n'abahamya nuko bazafungwa, bazicwa, abandi bazasohoka igihugu. Akajagari k'amadini n'intambara y'amadini kazabaduka gahaguruke, doke gase nakibonekezamo indani. Amakuru ufite y'ijuru, uwanyeretse, uwambwiye, wampaye message, ari we Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Igihe kizagera rwose, iriya minsi ibiri kuwa Mungu na samedi bemererwe gusenga. Iyo minsi ko ari ibiri zaba yemerewe gusenga. Abadivantisite bazahabwa umugisha, negosiyasiyo zizakunda, n'amasengesho azakunda, basubirane umunsi wa gatandatu. Ariko hagiye kubaho ibintu nakita akavuyo cyangwa kuwugwanira mu buryo budasanzwe, cyangwa se mu buryo buri hayi cyane. N'abahamya nuko nabo bazarwana, ariko bo bizagorana cyane rwose, no kubona ibyangombwa bo bizagorana.
umwami Dawidi ntabwo azayobora nk'aba bami mubona cyangwa se nk'abaperezida mubona. Harimo abambwira ngo bari kunkosora ngo njye mvuga umwami. Oya, ari perezida ari umwami bose kimwe. Iyo byiswe ubwami nuko nta manda. Iyo byiswe perezida n'uruta abandi bose mu gihugu, kandi nawe iyo ayoboye cyami biba nyine iyo manda y'idahera idashira bihinduka ubwami. Rero umwami Dawidi azagira ubushobozi ku bindi bihugu, ntabwo ari Amerika imushyizeho ngo izaza imubwire ngo kora ibi, ntabwo ari Uburayi bumushyizeho. Umwami Dawidi si inkunga ya naka, abantu bose bazakoreshwa kumushyigikira agashyika ku butegetsi bazahari. Ariko ntihagire umuntu ugwa mu mporera y'abadayimoni ngo ndi umwami Dawidi ngo nimushyigikire, ngo ni njyewe ngo ugiye kugenda nkaba umwami. Numvise abantu benshi bariyise Dawidi, bamwe baranafungwa babizira, abandi benshi bati ni naka ni naka. Oya, Dawidi uguhishurwa kwe no kugaragara kwe ntabwo Uwiteka bishyize public, ni ibintu binyegejwe bibona abantu basenga cyane cyane, ariko kandi bafite ubwenge n'amaso y'impwemu n'amatwi y'impwemu. Rero Dawidi igihe kizagera, ariko mpaye abadivatiste basenge cyane. Abahamya burumva turi konteretamo gake, kwizera kwacu bihabanye no kwaba, ariko abadive bo duhuza Bibiliya, duhuje buri kimwe cyose. Abadive turagihuza n'indirimbo turazihuza. Divatiste ngira ngo nabategereje umunsi Yesu azagarukira, nanjye ubwo ndimo, nabo barimo nyine. Abantu barambwiye ngo ndi umukatolika, ngo ndi umupentekoste, ngo ndi umwadeperi nyine. Ubuho muraza kumbwira ati ni umudive. Jewe nta dini ngira, ahubwo ndi umukristo wa Kristo. Urusengero niki? Iriya ni inzu yitiriwe izina ry'Imana. Rero abadivatiste bazahabwa liberite yo gusenga n'umwami Dawidi. Umwami Dawidi azatsinda intambara y'amadini yose, azayitsinda. Ariko umwami Dawidi azarwana intambara ya CNDD-FDD, azarwana intambara y'amadini, azarwana intambara y'ibindi bihugu. Izo ntambara zose Yesu azazinesha, azimutsindire kandi cyane. Umwami Dawidi ni umwami udasanzwe, ni umwami navuga ngo uzaba afite ubudahangarwa n'ubunararibonye. Umwami Dawidi azaba ari high level, ku rwego rwo hejuru, kuko ubwami bwa Dawidi buzaguka, buzashora imizi, buzaranda imizi mu isi hose. Source ni Uburundi, Jaride de Deni ni Uburundi nyine. Uyu mwami Dawidi rero azaganza abandi bami, azayobora abandi bami. Hari umuntu witwa Namani. Imana yigeze imubwira ngo jya muri Isiraheli, hari umuvugishwa wabibwiwe n'umugaragu wahoze afasha Elisa, ajya kwidumbamo inshuro ndwi. Rero nibi niko bizagenda. Uburundi, ibindi bihugu bizaza kuhashakira Imana, biharonderere Imana. Ariko Dawidi izi ntambara uko ari eshatu zitegure, ndazikubwiye, ndazikubariye, zitegure. Intambara y'amadini, intambara ya Sazari CNDD-FDD, intambara y'ibindi bihugu uzayirwana, ariko Yesu ari mu ruhande rwawe, kandi Yesu zose azazitsinda, zishyire munsi y'ibirenge byawe. Kubera ko mu madini azahindura ibintu byinshi, azahindura ibintu byinshi, ibintu byo gutura amahera hubu, biriya bintu azabiha urutonde,
donc umugisha niwe uzabatunga. Umwami Dawidi rero ni umwami ugiye kwima ingoma irijase cyangwa se byihutirwa, ariko igihugu cy'u Burundi Imana yakimuhaye mu biganza. Abantu bose bazamwumvira, buri kimwe cyose n'ibihumeka gifite ubuzima kizamuyobera. Niva riva intara azajya asura akarambura ikiganza ko ayihaye umugisha, izajya yeza buri kimwe cyose. Agatumba azajya ahagararaho, ijambo azajya avuga. Bamwe ahubwo uretse ko yenda Imana ifasha abantu, ubundi harimo abantu bamwe bashobora kumwitiranya na Mesiya waje, bakazajya bavuga ngo Yesu yaje muri Afurika. Uwitwa Gitwaza yigeze ahishurirwa aravuga ngo wabonye Burundi bwahindutse Dubai. Ntabwo yavangiwe, ni kweri. Uburundi buzatera imbere, butera imbere no kuruta Dubai, kuko hazaba hariyo ofisi nkuru mu isi y'Imana. Iyi ni Isiraheli rero igiye kuvuka, urumva nawe ni ikintu kidasanzwe. Abanezerwa bagomba kunezerwa, n'abashima bagashima, ariko Isiraheli ntisanzwe, ni Isiraheli y'umugisha, muyakire mu izina rya Yesu Kristo. Uretse intambara z'amadini cyane, abadive, abapentekoste bo bazamuhigisha amahera, kumugambanira, kumusengera nabi, kumuvuga nabi. Abapentekoste benshi ntabwo bazamukunda, ariko abandi benshi nanone cyane bazamukunda. Ubwo urumva ku madini harimo igipande kimwe kizigumura, no muri Kayizari harimo igipande kimwe kizigumura, ibindi bipande bisigaye bikegera umwami Dawidi. No mu bihugu nuko bizagenda, ariko ubwami bwa Dawidi bugiye gutangura, bugira butangure ibikorwa bya Dawudi. Mpamya ko uku kw'indwi, izi tariki indwi z'ejo ukuri kw'iyampamagaye, muratangira kubona imirimo myiza y'umwami Dawidi. Yesu aratangira gutanga presence mu gihugu cye. Yesu aratangira kubaha iganuke muri uku kw'indwi. Ntabwo mvuze uko umunani, hari itariki indwi. Imana yambwiye ko ibikorwa bya Dawidi bizatangura n'ejo. Ibikorwa by'umwami Dawidi bizatangura cyane rwose. Umuntu iyo akiri mu isi aba yambaye inyama n'amaraso, kandi umuntu iyo akiri mu isi aba arwana n'isi n'umubiri na Shetani. Witwa Eliya yatsinze, amenagura, arimbura Bayali, Dagoni na Ashera, ibigirwamana byose akubita hasi. Abahanuzi ba Bayali 400 arabarimbura, abahanuzi ba Dagoni 450 ararimbura, bose hamwe baba 950. Bivuze iki rero? Icyo shaka ko kumvikanisha mu gice cya kabiri kivuga butumwa, umuhanuzi ntabwo ari Imana. Umuhanuzi ni umuntu wambaye inyama n'amaraso. Ariko Elisa yakoze igikorwa kidasanzwe, asubiza amaso inyuma, yitegereza ibintu yamaze kwangiza, guhomvagura bya Yezebeli w'umunyamahanga Ahabu yazanye mu gihugu cy'isezerano. Aravuga ati kuba narimbura kiranga, nkongeraho ryangombe abarozi bamukoreraga n'abapfumu bamukoreraga, nibaza kunyica ntabwo bari bukwigwe, barantogosa banjye buhongo. Yigira inama imwe, aravuga ati reka niyahure munsi y'igiti cy'umurotero nje kwiyahura. Agezeyo Imana iramubwira ngo urugendo ruracyakomeje. hariya yahise aba umuntu. Urumva
yafashe igisirikare cyose cya Yezebeli. Iki gisirikare cyose arakica, arakirimbura. Ntabwo Yezebeli ari we wari uteye ubwoba, ariko nk'umuntu yagize ubwoba nawe ajya kwiyahura. Ntabwo rero tuvuze ko turi mu isi dufashe igihe mu ngwano, ntabwo twebwe turi abamarayika, turi abantu. N'urwana intambara wese ni umuntu, n'ukijijwe wese ni umuntu, n'uhanura ni umuntu, nanjye ndi umuntu. Ntiturageraho umwanzi atarasa umwambi. Harya byari biheze kandi yarangije gukora byose cyane rwose. Abarozi barangije, n'abarozikazi n'abapfumu n'abapfumukazi, ariko ajya kwiyahura. Byitwa umuntu. Nawe hari abantu bagupinza, nanjye hari abapinza. Buno hari abari kuvuga bati umwami Dawidi ntazaza, ntawe. Ati ibyo navutse babivuga, hari n'abapfuye bivugwa. Abandi bati ntabwo ari Imana, abandi bati ni Imana. Ubwo buzima mumenye kubwakira. Uwiteka abonekera he, agaragarira he? Mu bwenge n'umutima no kwizera. Data ntashobora gutoranya, gutuma umuntu udafite ubwenge, jamais. Ibyo ntikibaho. Ibintu bya mbere Uwiteka atoranya ni ubwenge, ni umutima. Nyuma y'ibyo akaguha intwaro zose ziwe ugomba guhangana nabyo. Niyo mpamvu ubu abihweza, Dawidi avuye mu ishyamba aho yaragiraga intama, Dawidi avuye mu gisuzuguriro, kandi igihugu Goliyati wari ugihanze n'ingabo ze, Dawidi agiye gutera rya buye rye mu mutwe wa Goliyati. Dawidi azanye amabuye 5 ye ayatere mu mutwe wa Goliyati. Uhereye rero uyu munsi, impundu, ibyivugo, amashimwe ni kace kace. Igihugu cyaratabawe ku bwa Dawidi. Yaracengerewe, yarasuzuguwe, yaraswe, ariko mu ibuye ryanzwe n'abubatsi riragaruka rikomeza ifuruka. Uwaragiraga intama, uwo bahimbye izina, uwo bagiye bataziramo turana turiya, uwitwa umwami Dawidi, yakuye igihugu mu kaga n'akangaratete, ndetse agikuraho igitutsi. Ni ukuvuga rero umwami Dawidi n'ubu agiye kwima ingoma, igihugu cy'u Burundi igitutsi agikureho, ndetse Goliyati ubahanze umutwe agiye kuwasa. N'amabuye 5 atwaye mu mvumba cyangwa mu buhumetso, azakaraga rimwe, asigaye yose azamufasha kubaka igihugu. Ko Dawidi rero n'ubu agarutse cyangwa aserutse cyangwa abonetse, abizera, abakristo ni amen, abakunda igihugu ni amen. Ariko abasi bacyo cyangwa se abikunda, kuko harimo abantu bikunda akavuga ngo iyaba Profete Martin yarahanuriye twe dukize, twe duteye imbere, abo bandi ntibiturahaba. Oya, sicyo nge mpanura. Impanurira umurundi wese nationality ko agomba kujya ku gihugu Imana yabahaye mu kuri no mu mpema. Rero mu ijambo rimwe n'irindi, Yesu Kristo nawe yice Goliyati ku buzima bwawe personnel, nawe ubashe kuba umuraganwa na Kristo muri Kanani cyangwa se muri Yerusalemu. Amen.
umwami Dawidi ntabwo Yesu Kristo yamenyekanira kwa generali Baratuza, kwa generali Prime, kwa generali Neva. Oya, hariya Yesu ntabwo ajya ahagaragara. Abantu biziga ko ariho baza kumubonera. Oya, Yesu aranyura muri Dawidi, Nyarucari w'ipetirito, utazwi, utariyamamaje, utari ihagurukije, ahagurukijwe n'ijuru. Mwese muzamukomera amashyi. Pige makoti ya kiroho na mwili cyane rwose. Rero Dawidi watoranyijwe, Dawidi wahamagawe, Dawidi wasengewe, Dawidi ushyizweho n'Imana, ntabwo Imana yamubwira Neva. Uhoraho ntiyamubwira mwebwe, mwamuroga, mwamwica, mwamuhiga. Ni ibanga. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu we, kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Kugendana na Yesu ni ibanga rihambaye, ni ibanga rihambaye. Ni ibanga kabisa. Yesu yaduhishe byinshi, ariko ibyo yakoze turamushimiye. Kubera ko agiye kubatungura abasiripurene, abatungure. Bamwe bisanga bari kuvuga ngo ubuse birashoboka, abandi ngo ubuse niwe. Bazajya impaka cyane bati uriya ni wa wundi, abandi bati siwe, abandi batasa nawe. Nawe uzaza ubabwire uti ni njye. Ijuru ryaranyibutse, Imana ntirobanura abantu ku butoni, ahubwo mu isi yose uyubahira mwemera. Uko waba uri kose upfa kuyubaha, ibindi ntibikureba, wowe kemura ibyo. Ntiwikengere, ntiwisuzugure, ntiwigaye. Imana iragukunda. Ishusho bakubonamo, isura bakwitegererezamo, ntabwo ariyo Yesu akurebamo. Yesu yarakwiguze ndetse akumenera amaraso adasanzwe menshi y'igiciro. Niyo mpamvu ubu nabwira abantu ngo umwami Yesu Kristo aragukunda. Kubugihema aragukunda. Banka bemera aragukunda. Ibyo watoranyirijwe, ibyo wahamagariwe, buri muntu wese agiye kujya ku kivi. Ni mesaje. Ugiye kunyura muri Kanani yawe. Dawidi akimara gufata igihugu, Yeriko ikibomoka, aho uza kwinjirira mu mpano yawe, mu bushobozi bwawe, mu ngufu zawe nka Gideyoni. Ubwo icyo Imana iza kugukoresha nicyo. Nta ruvangavange bimwe umuntu akubwira ngo ndi umuhanzi, ndi umuhanuzi, ndi umubwirizabutumwa. Impano ngo zose ngo ndazigira. Undi ngo ndi umwubatsi, ndi muganga, ndi umusirikare, ndi umupolisi, ndi imbonera. Ako kajagari kazacika. Ibintu bidafite urutonde mu byibagirwe, kuko Yesu arabitemye nk'uko batema igiti. Ahanini ibyo rero ni nabyo ubundi igihugu gikeneye, ni nabyo Dawidi agiye gukora, ariko bizamukwegera, bizamukururira abanzi. Nuko umwuka w'Imana icyo azagutoranyiriza nicyo. Nitwa Profete General Marite. Iyi ni Imbabazi TV 3. Niba ari ubwa mbere ukande subscribe. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru. Zabane n'abadivatiste baragutegereje, ubane n'abapantekote baragutegereje, ndetse n'abandi uzatoranya baragwa bahabwa iyi ngoma. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe, udutsindira umubi Papa.
urakoze rero, twakiriye Kanani, twakiriye Yerusalemu, ubuntu bwawe bubane natwe none n'iteka ryose, amen.